Ushira amafaranga Ibi kuri hatari Marina uramizihiza shy Andrea Nabekon Show me shy My love kadara gugu ariko byatewe nuko nafitenyije ishikana nabwo wagendeye kuki sasa rero utamo indirimbo rinjira no gutumira Philip kuri stage ntabwo niko namba ndabazi cyane mbere wagendeye kuki utamo indirimbo rinjira hano kuki none watumiye Philip nagejeje kumva indirimbo hano Butare bakunda cyane kurusha izindi ikindi Philip ni umuntu wanyizwe ko nyama mega hit so ni kishane muzatubazana niba turi kuziko tuzakora n'izindi is my brother, he's my close friend nuvuga ngo igihe cyose nshaka vibe za dance bigiye kuzana kuri surprise okay so igihe cyose nshaka vibe ziri hejuru umuntu wa mbere nzamutwe ni Philip yeah that's why did you like it? I did. Yeah, but did you like it? So much. Oh, yeah, so damn great on stage. You know me. Better than most. Yeah, bon, n'ibisanzwe abantu bifuza gukunda rwinshi cyane. Nashaka no kuba akantu karuta urukundo. Natije ndibuka ati cyane muri na hantu. Hata bavuga ati umukobwa wacu turamukunze kurusha. Sabaye neza yisanze ntabwo twitana ibindi. Nishimiye cyane. Yego turakomereza ingoma sasa mu cyumweru gitaha abatuye ingoma bo bitege Marina wahinduye abatuye ingoma abafana bare muzaza n'ingoma n'amazi kubera yuko ibintu zabishyize cyane. Antonio ni wanyu. Exactly. Murabizi niyo mpamvu ngo bazaza n'ingoma kuko ngomba kwinjira kuri stage bari kunkomera ingoma. Uyu musi wasohotse bidasanzwe ninde mu munyambarire witaye kuki nambitswe n'umudeli twa Izzy shout out to Izzy arashaka kabisa uhitamo iyo yambitse umusatsi n'igitekerezo cyanjye make up ntabwo yitwa Mimi no winner exactly yeah exactly afite ibindi bitaramo bivuze ko Peter mushobora kongera kuboneka ahantu hamwe nawe ni surprise ubundi Peter n'ibyo kuvuga surprise yawe ni surprise ya Marina yeah ntabwo nababwira uko nababwira niba azagaruka cyangwa atazagaruka niyo performance ya mbere nini ngari ukoze nyuma yuko wambitswe impeta urayisobanura gute kuri karere yawe niyo performance ya mbere nkoze nyuma yuko yego ikomeye ngari icyiza kuko mu mugabo n'isanzwe performing akantu gatangiho ari nyine abantu bakora baye comfy like mu minsi mike n'abafite umugabo n'abana abakurikira kuri social media babonye bavuze ko mukumbuye yeah exactly naho kumbuye abasisa adahari Oya
kamera ntabwo none se ndamenya protocol ite wowe no kubikora turimo nta wazi fresh mbwira ducope paso ni minota 5 baduhaye so muri tayari basore tugende twegereho gato sasa sango twegera gato Kenison urebye uko warategeye performance yawe nuko bakwakiriye Huye uriyumva utazatse ndishimiye Huye n'abantu bacu cyane basanzwe badukorera ibintu bya danje ndabashimiye nshimiye n'abantu bose bagize uruhare mu bya hanyuma practice zagufasha igihe uri kumukingiriza mu maso kinini ariko cyane ko bana ntabwo kugaragara mu maso baraye dusanzwe duhuza cyane turaziranye ntabwo twabura kudahuza cyari kinini ariko gihura n'abantu basanzwe bakora Rego, hanyuma kuri playlist y'indirimbo zawe witaye kuki mu guhitamo uvuga uti uyu munsi Huye ndahaserukana igitangaza. Izindi nazo zagenda zishyira mu playlist yayo ariko nifuje kubera ko Huye nzi ko ari abantu abashabutse cyane nagisemo iriya playlist bitavanye ko nzongera mu gitsina. Navuga ko indirimbo igitangaza yabaye indi yindi kuri kariyeri yawe. Muri rusange nabonye abafana ukuntu bajyanye nawe. Indirimbo isobanura gute yagize uruhare mu kubaka kariyeri yawe? Indirimbo nshimira Juno Kizigenza kubera ko niwe wabaye imbarutso yo kugira ngo dukore igitangaza. Bashimira n'abandi So that song really came from my heart. Twayikoze isaha imwe muri studio na Element twayitsinda. Twayikoze just 1 hour. Ibintu twakoze muri beat n'ibiki was already a hit. Duhamagara Marina ayumvishe she was like yo nagiba iyi so ni indirimbo nkunda tugiye kugafoto ni track yatangiye movement ya Filipiano movement nini cyane nzasobanura ariko it was part of the vision dutangira so indirimbo mfitanye na Marina ni ebyiri ariko muri studio harimo nka 10 so ni indirimbo rero ziba zisobanura ikintu kinini cyane kuri kariyeri yanjye. Twatangiye ibitaramo bya MTN wacu Music Festival bitangiranye Huye muzakomezanya no hasi. Ndashaka no kumushimira umubyinnyi wanjye bamwita Jamila. Ni umubyinnyi tumaze gukorana ahantu henshi ariko icyo mukundira nuko nyine azana ikintu gitandukanye ntabwo ari nka buri wese wazana ababyinnyi we n'umwe ariko aba afite timu yose abayiza wese sawa cyane umunsi ishize ngana na Mike uramuri Kayipi yambwiye ko agufata nk'umuvandimwe na none n'umuhanzi udasanzwe. Mike ayihora kuri kariyeri yawe agize uruhare cyangwa wo musobanura gute mu mivani yawe nawe? Mike ayihura natangiye ndi umufana we cyane urumva yaranyinspiriye mu buryo bw'imiririmbire mu buryo bwo kwandika nko ku ndirimbo dufitanye nka za Sabrina n'izindi nka za Mama actually uranyibukije nakabaye kuba nakoze Mama ariko nyine ni umuvandimwe kandi ni mu big brother yego Kivumba amasezerano yawe n'abandi abantu benshi bajya bashidikanyaho ubundi gahunda yawe nabo iteye gute wenda tubishyiraho umuco uyu munsi twaje kuvuga kuri DAP ariko nicyo nacyo wakibwira afana ntabwo niba nibereza ndikoreza umufana amasezerano yanjye na 155 n'ayanjye na 155 akazi icyo nakubwira nuko akazi kameze neza ibintu byose biri kugenda neza ariko nk'uko maze kubisobanura inshuro n'inshuro muhora mubinsobanuriza wagira ngo hari ikindi kirenzeho ngomba kuvuga ariko ibyo navuze biraje anyway turajya ingomba abantu